nkivuga halo uje kumushakira iki aho nyine nari nshaka kuja kumureba ukonfirme uwo munsi ukuntu namubonye ibyishimo byanjye Alex mwakumvise namutwitiye muri situation itari nziza ndahantu hagoye habi ndi mu maso naguye nsa nk'upfukamye kandi mufite gucya ariko nanone ngerageza kumuramira nahisemo gushakwa nyishingira bitari byiza kandi bazonza numva umugani bavuga ngo ugutwi kurimo urupfu ntago kumva nabyo narabibonye ugiye gupfa ubaza yumva ubwoba sha narabwumvisha ariko ndacyari yaraje urumva twari abakobwa bane aradusuhuza ariko nanone ashaka kunsuhuza mbere nitamubwira ati oya suhuza abangaba baransuhuza nyuma utamuzi ngewe ngira amanyama na amanyama niki so alikataa kabisa kuniachilia ilibidi nimwambie nakupenda nikaenda na nabimenye mfite ukwezi kumwe ntwite ari umukunzi wawe wapi ryari twakundanye ryari kubwira ngo ndagukunda kugira ngo ndekure nje nari nzi ibyo ndimo ngiye mbitekereje mvuga ko iyo aza kuba ari nko muri Kongo ico gihe bateruraga umunsi mva naragiye ubare sugenda baba baranteruye ayaki tibikunda yari iryoshe cyane iraryoshe turayikomerezaho tena niyo dusorezaho sijine kukasirika haraka chaka inyamurenge nyine ntago umwana w'umukobwa yantwara gukisije ya nanjye rero nari nshaka kwaza nanjye nari umwiyemezi nanjye ubwo niko nari imeze nanjye nta mwana w'umuhungu wantwara gutya hari umuntu bahuye amubwira amakuru yanjye mubwira abantu nkunda uko baba bameze ahita yigira we hari igihe ububwira umwana ngo wagipfuye ngo ntacyo uzimarira ugasanga umwana nyine birangiye ntacyo yimariye kandi wowe nk'umubyeyi ntuzi utekereza ngo wibuke ngo ese mwana hari ahantu nagiraga ku gatoki kamwe nimushaka mwandike nzaje kubabereka ni ukuri kw'Imana nagiraga aho hantu nkabwira Imana ngo mana umfashe iyo nabaga ngiye ku ishuri naba ngufashe ntibankubite icyo ni cyane umfashe simure n'umwarimu wansindiye ngo nkubite nta makosa nagiraga kwa data bukwe bigeze kugira igihe cyo kunsengera batazi ko mbaho ntiwo bisobanukirwa okay umuhungu wo hanze yaje asangaho papa Jimmy ariko baziye nko mu gihe kimwe ni nkayo mini hari abariyo bakubiswe kandi ngo benshi baranyica noneho ariko ntaco gusa kuza mvuga nuko umwana ukiri muto urumva ntitubwiye urugifite 18 ntabwo nari muto 18 umuntu aba yemerewe muri kino gihe basike bagenda bafite 25 abo baba 20 ngiye kuvuga nabi 22 ngiye kuvuga nabi ngiye kuvuga ngo barajinze ariko ntibajinze kila mtu na style yake sengerizeho mu rusengero bazoguha umwanya bishop abyumva then babona papa wanjye papa wanjye amaze gusaza ariko kera yari mwiza cyakoze ni mwiza noneho hari ukuntu yambaraga kandi yari nije mukuntu wari wabona umuntu usa kuriya jewe ndamuzi ibaze no kwitwa umwana we bintera fieri sinabikubwiye A world of stories. muraho neza nshuti bakunzi ba AFRIMEDIA live aho muherereye hose ku isi dutangiye tubaramutsa tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Imana ikugenera ibigukwiye ufunguye iyi video turabizi ko dukunda turabizi ko ubana natwe uko bukeye nuko bwije uyu munsi mbafitiye umutumirwa cyangwa se umukunzi umwe wa AFRIMEDIA tugiye kuba turi kumwe tuganira n'umuntu wa trendinze cyane ndabizi ko abamubona iyi sura si ubwa mbere wenda yaratrendinze muri corona cyane iminsi baye nkicanye mwo wenda mutangiye kukibagirwa kidogo ariko n'umukobwa wa trendinze hano muri corona kubera urukundo ariko tugiye kuba atubwira amakuru
ni umuntu wakunze cyane ariko araza kuba atubwira amakuru adusharinga story yiwe. Joyce, bikwaye wasana ko witonze nk'ifoto. wasanga ndi wasanga ndi byagenze biti? nitonze ni ibyo byiza. ni kuzumera iyo ubonye abantu babakunzi ba AFRIMEDIA. Abakunzi ba AFRIMEDIA oya ariko nzi ko ari kimwe mu biranga umukobwa w'umunyamurenge cyangwa se umugore w'umunyamurenge. Umubyeyi no kwitonda. Ndamubona ko ari mu karuku kameze neza, yaje yacomotse mu kinyamurenge. Umuntu waberewe bazabyita ngo ni ugucomoka. ntago ari wacomotse. asante ibintu ari sawa bikobye. asante. Ngaho ibwira abakunzi ba AFRIMEDIA batakuzi. Nitwa JOYCE Uwineza, ndi umukobwa w'umuziga w'akazi, nkaba umwishwa w'abasenga, umukazana w'abahiga, umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe. Ufite gahunda yo kugira uwa kabiri? Oya nditosheka. Kubera iki muza mwongeraho ngo n'umugabo umwe? Kubera ko hari abafite batatu. Bese iyo babivuze hari abafite batatu. hari abafite benshi. Bakabajira gute? Ibyo simbizi ariko nzi ko niko ndabizi ko hari. Zanze bikunze barahari. Okay. Ndasinzi abantu mutuze kutwandikira muri comment mutubwire aka kantu ko kuvuga ngo umugore ngo mfite umugore umwe ngo umugabo umwe kaje gati bimeze biti? Ejo bundi nabonye umudamu umwe wapfuye muri Tanzania witwa Dida, yari umunyamakuru wo muri Wasafi Safi Media. Numva bavuze ko yarashatswe n'umugabo wa gatanu. Numva yari afite abagabo batanu. Mbese yitwaga Dida, niba ari Dida wenda fulani umugabo wiwe yashaka n'undi akita Dida fulani gutyo, Dida wa runaka, Dida wa runaka. Aho niyo nanjye nagakuye mfite umugabo. Wewe uri Joyce wande? Wa Alex. Yavugira indi zina. Byishimo Alex. Wabyishimo? Byishimo byanjye Alex. mwakumvise byishimo byawe. Nuko bimeze biteye amakuru y'iminsi. Warakize? Ku batabizi yari yakoze impanuka aratunyuriramo kidogo. Niyo mpamvu kubaje ngo se warakize ko nguherutse ntiduherukanye. Urantunguye ahubwo. Wari waribagiwe? Sinari nkibyibuka. Narakize. Byagenze gute ku muntu utabizi? Wenda mvuze accident ariko at least dusangiza story abari hano bakurikiye AFRIMEDIA tukavuga ngo tugasimbuke kandi hari uwo utari wakamenye kandi akuzi. Okay, murakoze. Ariko ngo bimaze niba iyo umuntu akize ikintu akenshi usanga ucibagiwe kandi si byiza kuko ubundi Imana niyo tugomba guhora twishima kubera aho tuvuye. Mu kwa gatandatu itariki 16 z'ugushi nyine muri uyu mwaka nari mvuye gusenga, mfite abana, umwana wanjye na murumuna wanjye z'umurera. Ngeze mu muhanda nkora impanuka. Hari abantu bavuga ngo ntago yari grave cyane ariko nkanjye yari iriho. Singiye gukabya ariko kuri njye yarambabaje. Kandi wari kuri moto mu modoka? Nari kuri moto. Moto none iragongwa. Muri mwese kuri moto? Ndi kumwe n'abana. Iragongwa tugwa mu muhanda. Ninjye waguye n'umwana uriya mutoya nyine Jemima. Nari mufite gutya noneho nguye mitangwa mfukamye. Kujya nyine umuntu aba yicaye. Naguye nsa nk'upfukamye kandi mufite gutya ariko nanone ngerageza kumuramira. Birakunda. Iwe byari gushoboka cyane ko yari kugwa agahita akubita umutwe w'inyuma hasi kuri kaburimbo. Ariko ndashimira Imana kuko yaramurinze. Nibwo bwoba nari mfite. Nge naje kumenya ko nababaye nyuma cyane ndi mu bitaro. Ariko nkimara kumenya ko turi safe twese narishimye. Yagonze umutwe hasi we?
nashizeho ikiganza ariko sinavuga ko ari ikiganza cyanjye cyane Ni ahubwo icy'Imana. navuga ko ari ikiganza cy'Imana. Imana yaramukiye kuturamira ndayishimiye kandi mpora nyishimira. Abana uwundi wese akomeza kuri moto ntiyigeze igwa, barakomeje kuri moto na motari aho twaje kubasanga imbere. mwaguye gute moto irakomeza? Ngiye mvuga ko ari ibitangaza kuko moto yagonze bicycle mbili bike nta nubwo ari imodoka yigonze. Babita gute? Abanyonzi babiri bari imbere bari kugenda, noneho bahita bakata umuhanda batarebye inyuma. Bakiwukata moto urumva byari bikurikiranye. So isa nkaho nimba navuga ngo kuko nibo baje kwishura byarancanze, nibo baje kwishura, nibo bagiye mu makosa, nibo bari wrong side. ariko njye urumva ni moto yabagonze, ariko ntekereza ko uko byakemutse ni abanyonzi bagonze. So bakigonga rero njye niyumvishe gusa ndi mu muhanda. Uwo munsi nanagonzwe ndi gusenga, numvaga ubwoba bwinshi uwo munsi. Uri gusenga? Nari nunamye ndi gusenga, ndi kubona nyine hari ukuntu nari ndi kubona bitameze neza kuri moto. Ntaranayurira, numvaga hari ikintu kiri ufite ubwoba. Numvaga muri njye ntazi uko bimeze, nsiga mama afite ubwoba kambwira mwaraye turare gutema ngo hoya ngo ndi kubona ngo sinzi niki ngo mwahamagaye se papa Jema mukamubwira ko muri burare uyu munsi. Kubera iyihe mpamvu nawe ni nkaho yarari kunigwa kumbwira ko afite ubwoba, nanjye noneho nzi ukuntu umeze nkavuga ati niye mubwira. Barahita bavuga ati nyine turare. Mpita nishiramo akanyabugabo ndakomeza ndagenda. Ariko nkija kuyurira mpura na musaza wanjye wo mwa data wacu. Arambwira ati Joyce waretse ibyo uri mu biki? 11:00 wuriye moto n'abana yamagana ngahe kugera hariya kandi imodoka ari 30, wakuriye imodoka ukareka. Ariko burya ikintu cyose umugambi w'Imana cyangwa se ikintu kiri bukubeho ni ngombwa ko kikubaho. Tiwogikwera. Kandi nza numva umugani bavuga ngo ugutwi kurimo urupfu ntago kumva. Nabyo narabibonye. Waketse ko kurwari rurimo? Kandi hari no kuntu nigeze kumva bavuga ngo umuntu ufite ugiye gupfa waza yumva ubwoba. Sha narabwumvisha ariko ndacyari. Ugiye gupfa za yumva ubwoba warabwumvise ariko wowe uriho. Nagize ubwoba uwo munsi papa Jaden butarabaho mu buzima bwanjye. Nkumva hari ikintu kiri bube. Ako nkita mvuga ati wenda iyo akenshi iyo nimva gutyo hari nk'umuntu wo muri famille uta ugira ikibazo. Ako ndavuga ati ntibisanzwe. Ndurira ndagenda nageze maternity nari mvuye hari Santon Prime. Mitangwa ndakomereka mu ivi no kuboko. Ukunguko kwabagamo n'indi shock nigeze kugwa ngiye ku ishuri. Ariko nanone ndi muzima. Uko sawa? Ngumeze neza. Wo kwiruka cyane. Gusa nyine hari ukuntu nguhinamo kuguru nkumva ari nk'akantu gakototse mukuntu. Yariko meze neza no kuri ndashima Imana. Nabonye ukuboko kw'Imana. Ni ikintu n'ubungubu n'indi ushuhuda mfite mu mutima wanjye. Marambwira Imana ngo nawa munsi waraniyeretse. Kuko niyo itaza kuba ariyo haje imodoka inyuma yanjye. Igihindukira nabonye imodoka iza yihuta kandi tatubonye hari mu kajoro. Hari amataniti n'amatara haba y'umuhanda. Twari hafi nyine. Ariko Imana irakenga. Nuko Imana ishimwe ko yakurokoye ukaba umeze neza nubwo yaravuze ngo yarabyibagiwe. Mu by'ukuri impanuka nta mpanuka ntoyibaho. Ntayo. Kandi hari abakoze nk'iyo bo bapfuye. Uwo munsi hapfuye umutipe umwe witwa ngo ni Brother Komondi yitwaga Eric. Yitwa ndera? Fred Omondi. Fred yego. Uwo munsi nawe yarayikoze arapfa kandi nawe yari kuri ni wa munsi. Same day. Aho singaho. Narimvuze ngo niyo ngiyo wita umuntu ashobora kwita nto mu by'ukuri hari abazaba. Ari umuntu wambwiye ngo barambye ngo wakoze impanuka ngo ariko nyine ngo numva ngo barambye ngo ntibyari bikomeye. Naragize ukwezi ngendera ku mbago.
urumva uwo ati muntu byari bikomeye sha ntacyo nakubwira ariko nyine gusa nyine igisebe c'umuntu ni njye umenya ububabare bwacu ngo akari kuwundi kaza gahandurika niko baza bavuga nyine ntabwo aba yumva ko ntibyari bikabije ubwo nyine ntibyari bikabije biba nuko twahuye ndi kugenda warakize anyway amakuru y'iminsi rero amakuru ni meza wenda kantongeho nuko nditwa mu majememo Imana yampindura izina tukicitwa nitwa mama Jemima wari mwitiye iki Jemima aho sugiye kunshira mu mashimwe amashimwe ko ariyo nico cizaga niyo ariyo ni nayo twahereyemo Jemima ni izina abantu benshi bazambaza ngo Jemima si ubwo bisobanura iki ubundi usanga abayisilamu aribo baryitwa cyane ariko sinari mwitiriye abayisilamu actually nta nubwo ari njye wamwise Jemima yagizwe n'umumama w'inshuti yanjye twabanaga ico gihe umuturanyi mwiza arakurutiraho muvukana abantu benshi iyo mbabwiye ngo ni umuturanyi wari mwiseri iramufata riba ku byangombwa bye baza batangara ubwo muturanyi yari umuntu umeze ute kuri wewe ni umumama mwiza w'inshuti yanjye umugore mwiza cyane mwiza urebye imbere n'inyuma ntacyo abaye yararose nijoro aryamye kandi nari negereje kubyara haciyemo icumweru kimwe mpita mbyara ngo ararotarota nabyaye akana k'agakobwa ngo keza k'inzobe ngo gafite amarende ngo ariko ngo ngita Jemima ico gihe twari twarateganyije izina njye na papa we ngo tuzamwita Ariana ariko ico gihe papa yari sacinze kuri Google asanga rifite ukuntu risobanuye kwiza twita turi mwita byishimo wawe ni umuntu umeze ute byishimo wanjye muturatire hano ntago ndi bumurate ndavuga gusa ko ari ibyishimo byanjye mutubwiraho nyine nembaje ngo umuntu umeze ute ni umutware wanjye ni mwiza kuri njye arankwereye ni ibyishimo byanjye bya buri munsi mu ncamake ubwo iyo muri kumwe uza umushekerera nkagutera aho wamutera udutoma atari hano kumushekerera se ubwo nawe ndi kumushekera se na Jemima ari iruhande hanyuma ngashekerera ndi ntago mushekerera wenda umugira gute babyita kugira gute kumugira gute se nyine birenze kumwubaha no ku hari ukuntu watangiye uzi kuvuga imivugo no ukuntu watangiye usa n'uhawe umutomorera mukuntu none harimo utuntu nyine turi twa poeme mukuntu n'ibyishimo mama we yamwise byishimo ndanamushimiye n'ibyishimo byanjye nanjye ndi umunezero we Jemima akaba amahoro yacu uko niko twita mwacu byinshi aho wicaye next time uzatwemerera uze naje gusanga ayo mazina ajanye n'ukuri naje kugenda ndeba nsanga nitwa njyewe JOYCE ubundi bisobanura umunezero ndeba the fruits of the Holy Spirit muri Bible nsanga uko twese tungana ayo mazina dufite afite ahava aho ngaho umwe ni mahoro undi ni munezero undi ni byishimo mahoro munezero byishimo uya complete yes komeze mwamenyanye ryari na byishimo wawe ego none se uragakomeje ugiye gukomeza ugashiremo ibyishimo ako nacu nuwawe twamenyanye nanje nagakunze hari ukuntu kari gusondinga neza ubwo wenda ugira izina ry'ikinyamurenge ugira izina ry'ikinyamurenge nitwa Mwungura nzabibwira mu majede nuko azaza kwita okay ntaco ngaho dukomeze byishimo wawe mwamenyanye ryari twamenyanye mu mwaka wa 2018 2018 kudutera aga story behind ya byishimo wawe kidogo
ako kabaye keza kari sawa ngiye cyane kuzaza mwita gutya Eh, nukuri uhera none nutaha ushika ubimuhamagare wumva ukuntu gusa nzaba ndi kumuvuga mu izina eh sinzaba ndi kumuvuga mu izina okay wowe urivuze ariko nanone mu buryo bw'umutoma ubwo se ibyo ni ibiki ko kera ntabyo tuzi ibyo ntabwo tubizi mu banyamurenge turaje tuzinjiremo tubwire neza twamenyanye 2018 tubana nawe 2020 2020 ariko nje nkumenya reka wenda mperaho sinzi nimba mwari muziranye okay reka ndeke wenda igihe nakumenye wenda ngisimbuke muri 2020 uratrendinga koko nta kinyamakuru nabonye kimvuga ariko nta kinyamakuru ndabona cyanditseho Joyce story ntiwakibonye ntacyo ndabona nyine gazeti niyo ndi kuvuga buriya nuko ntazo tugira muzazishake rero mwandike nuko izandika tutazigira ariko ndakeka ko barasohotse none nko kuri gazeti ya leta mugomba rero gushaka iyo ntebe muzayinshirireho menye ko na trendinze Juliet okay ntacu nimba ari kuri inyita nyine muri inyite muraninyeze nizo tuzariguhe byanyabyo muri rata ngaho twibwirire byishimo mwakundanye ryari 2018 2018 igihe mwamenyaniye Jesse kuri guseka utunye numva nshaka guseka asante ngaho twibwirire nari mvuze ngo tubwire story iri behind yawe yabyishimo wawe ariko numvise tuyisubira inyuma kugira ngo tubone kwinjira aho naringiye twibwirire tujane banza umpere byishimo story iri behind ya byishimo wawe 2018 nkumva nje naringiye 2020 kumbe ntazi ko byahereye iyo 2018 nibwo bamundangiye bakimundangira rero akibona ifoto yanjye yarankunze nk'ibisanzwe nawe uko wabonye mu majede niko byagenze ikiza nuko ndi kuganira n'umuntu ubizi ya nuko amaze kunkunda aranshaka rero gushaka ntabwo ari ukuvuga ngo yahise ashaka mbese akakutafuta mbona akatafuta namba ashaka nimero icyo gihe nta na telefone nari ngira nari umunyeshuri byari bigoye kumbona ariko iwe yagumye ku izima ko yari azi icyo yari ashaka akayensiza yari azi icyo yari ashaka aragishaka nyine harakibona akubona ate rero kumbona harya ndabyita gute ni ibisanzwe yaranshatse arambona yaciye mu bashuti banjye ashaka nimero arazibura ashaka uburyo azambona byari bisekeje uburyo yambonyemo bantwaye ntaziyo nari ngiye ku muhanda abashuti ibo babizi bariye ruswa nari ngiye ku muhanda ngiye ku iduka kugura amata ya nimugoroba hari saa 12 z'umugoroba size mama mu rugo n'abanti wanjye ubwo nari mperekeje umushuti wanjye umwe ubu ngubu atuye Amerika nanone abo ngabo abandi babiri nabo batumwe tutazi gahunda yabo turakomeza tujya ariko musanzwe muri inshuti turi inshuti ndetse bamwe umwe ni anti mu muryango niko arya ni umuzigaba mugenzi wanjye mbere masenge baza kundeba barambwira ati ndababwira ati nari ngiye ku muhanda ntacyo bitwaye duherekeze nyine duhite dusubira twari tuje gusa kugusura undi nawe rero yari mushiki we w'umuhiga mu bahiga nyine ndanabasoje cyane ndabakumbuye abakobwa inshuti zawe ndabakumbuye baragenda nuko turazamukana nabo njyewe nzi ko mperekeje umushuti mbaherekeje bose nanone kandi ngiye kugura ibyo bantumye nari ngiye kugura amata so
turazamukana nabo ariko bafitanye gahunda na papa Jimmy. Ngiye mbitekereje mvuga ko iyo aza kuba ari nko muri Kongo ico gihe bateruraga umunsi mba naragiye uba wari sugenda baba baranteruye. wewe nta ID box nabizi tiwabanze tiwabanze abo bakobwa ukuntu naje kubanga ariko nanone mbona ubu ngubu ndabishimira bankoreye umuti ubu ngubu ndabakunda nuko iyo batampuzana nimero yanjye subwo byari kugenda gute ariko urumva ico gihe wabanje kuvuga atari kwa bakobwa bantayemo gute. Okay, twaragiye tukimugeraho tukigera nkaza mbona umwe uwo wari anti wanjye ari kuvugana nawe kuri telefone ariko ari gusa nkaho ari abihishe wowe ukagira ngo bari kumutereta. none njye nkabwa ati wenda ni n'umuntu bafitanye gahunda cyangwa wenda ni boyfriend we. Numva ngo tugeze kwa popote. So kidogo tu nikaona jamaa muhandi ameteremka. Yeah, noneho nkimubona yaraje urumva twari abakobwa bane aradusuhuza ariko nanone ashaka kunsuhuza mbere nitamubwira ati oya suhuza abangaba uransuhuza nyuma utamuzi. Ngewe ngira amanyama n'amanyama niki. So arabasuhuza arangije aravuga ngo uyu niwe Joyeuse. Joyce ni Joyeuse mu Gifaransa. Akivuga ngo uyu niwe Joyeuse narikanze ndavuga subwo ariko sinanikanze cyane mo naravuze twenda no muzigabo. No wenda no muzigaba ntazi. Ya ndamusuhuza numva nsa nkaho mwishimiye ariko nyine asikuwa najua. Nukuvuga ngo wabanje kwirya ukimubona kuri uliona jama muhandi samu mwiza. Nabonye ari mwiza amanuka ariko nyine mitamvuga twenda ni nk'umuziga akimanuka nahise numva ko ari wenda ari umuntu mbona nyine basa nkaho batangiye guseka n'uwo mushuti wanjye uwo muhanti wanjye ndavuga twenda n'umuntu bari bafitanye gahunda baziranye. Nuko wari ugeze ahantu abanza aje kugusuhuza uranga aramutsa abandi kwanza arabaramutsa ariko aravuga ati uyu niwe Joyeuse. Rangije aransuhuza. So kitu yenye linishangaza ni tukimara gusuhuzanya nabonye abandi batangiye kila mtu na njia yake. So I was like kwani nimebaki hapa aje kandi nkabona wacu nawe afitanye gahunda nanjye kandi abandi nese mbona basa nkaho hari ukuntu kwicarana utujisho nyine mbona bari mu tuntu ariko wundi twavanye mu rugo twahoze turi kumwe nkabona nyine we yastikinze kuri njye ntagashaka kunsiga. So bandi batangiye kwisetsa baragiye ngo Joy ngo turaza kuvugana ngo nimwe muvugana tube tuvugana turaza kuvugana bimeze biti ariko nyine nge siniyumvishaga wenda ko ari nk'umuntu. I was like siko na idea icyankomezaga twari ku muhanda kandi twari kumwe n'inshuti yanjye turazamukana nawe atangiye kunyibwira ambwira yaranyibwiye itananyereka n'ifoto yanjye muri telefone yiwe. Arambwira ati ifoto nyigiranye iminsi myinshi cyane. Nahoraga ngushaka rimwe bakanakubwira ariko ntubyiteho. Rero niwe ngewe. Ukasema nini? Si ni kawaida tu. Mimi nilimwambia sawa. Urumva ari kumubwira iki kintu. Uri kumwe na mugenzi wawe bad? Ariko nyine hari ukuntu yari ari gustepingaho imbere. Yahise abona nyine game uko imeze. So twaraganiriye na papa Jimmy turangije turatandukana ndataha. Uwo munsi akikubwira we wumvise gute kuvuga ngo umuntu araje gusa from nowhere abantu bagusize nkaho warangije kuba gusiga akweretse ifoto muri telefone wowe bitekerejeho iki? Ni okay, sinavuga ko narinjiye mu bintu byo gukundana cyangwa se byo guteretana nk'uko tubyita ariko sinabitekerejeho cyane. Icyambere muri ngicogiye nta sikuwa ready in love nari nkunda kwiga nkumva ko ishuri ryanjye ntacyo narihwanya naco.
uwo munsi twaratandukanye ariko ansaba ikintu kimwe yansabye ko musubiza ko mukunda uwo munsi by force utamuzi ntamuzi ariko nyine numva nari maze kumumenya kandi numvishe icyo ashaka ni ibisanzwe ku mukobwa urimo gukura wenda hari n'abandi baduterese ariko iyo utamushaka nyine umubwira ko umubesha ntawe uhakana ngo umukobwa w'umunyamurenge ntawe uvuga ngo hoya ndanze ngo cyangwa singushaka uvuga ngo mfite uwundi cyangwa sindagera muri ibyo niyo uvuze ngo sindagera ico gihe azavuga ngo mbwira nyine wowe wemera nzakurinda siko muza mubigenza ariko nge nahise amubwira ati ndacyarimo niga kandi ibintu by'inkundo ntago ndabigeramo ariko yansabye ko mubwira ko mukunda uwo munsi so alikataa kabisa kuniachilia ilibidi nimwambie nakupenda uzikubwira umuntu ngo nakupenda kandi utari umuzi ubwo ntabwo yumvaga ko ari uburyarya hata uri kumengia box awapi nta nubwo namukunze uwo munsi sinakubesha uwo mubwiye kugira ngo umwikureho kugira gusa ngo ndekure ntahe mama atambaza ngo narindi sure ukweli siyanajua aho waje kumubwira ko umukunda bya nyabyo ryari rero 2019 yari kurangira umwaka yote kandi nawe mubwiye mbikuye ku mutima ni umwaka washize utaramukunda ahubwo wavuze ko uwo munsi ariwo twabonanye tugahita tunashwana burundu umwaka warangira tukabona kongera nkabona kongera kumwibutswa na wa mushuti wanjye umwe wa undi w'umuhiga mwene wabo lakini wacha nikwambie mipango ya Mungu haifailingi imipango y'Imana ntawe wayihungira ntaho waje ngo yisha ngaho tubwire izo intaro kuntu bishekejemwo okay uwo munsi twatandukanye nje n'undi ntaho nari namutwaye nta mutima yarari waza umwikuraho naratashe ngeze mu rugo ndakomeza n'ubundi n'amashuri yanjye nk'ibisanzwe ntabwo nigeze nja mu nkundo numvaga 2025 kandi sinzi icyo mbiki 2025 hari cyiza ni ukuri ni umwaka umpora mu bitekerezo sinzi ikizawubamo niyo yari plan icyo gihe numvaga nzaba ndangije ishuri wenda mfite n'akazi mindset y'umwana wari wese uri ku ishuri numvaga ibintu byose bizaba bimeze neza numvaga aribwo nanashaka n'umukunzi tugakundana ngakora igikwe cyiza hanyuma rero twagize umwaka tutarongera kuvugana nawe yaranshakaga kuva uwo munsi urumva yakomeje gushaka kwamamagara akamamagara ku namba z'abo bashuti banjye ariko ngiye ntago nabibagamo ukanga namwitaba nkamuvugisha uko nishakiye kumva ko nta mugore urimo turangije rero yari umuntu ugira sijini kukasirika haraka nshaka inyamurenge nyine ntabwo umwana w'umukobwa yantwara gutya nanjye rero nari nshaka kwaza nanjye nari umwiyemezi nanjye ubwo niko nari imeze nanjye nta mwana w'umuhungu wantwara gutya ariko byatwaye uwo mwaka nyine byarangira twahise dushwana kubera kutumvikana twembi twari vicwangumu ntawe ushaka kumva undi ntawe ushaka nyine ntawe ushaka guca bugufi twese twari hayi umunsi twakoroganye hari akajambo yambwiye nubwo ntakibuka neza ariko twahise turangizanya aho ngaho ninde wakatiye undi gusa mvuge ko ari njye mvuge ko ari we navuga ko ari njye nimba atankubita simbizi kubera ko nta baye yabayeho nta gusezerana nk'uko ku bantu bakundanye ngo wenda iyo mugiye gutandukana oya twaravuganye uwo munsi yari afite birthday kandi arayitegura ko akora ikirori kinini n'inshuti ye bazi ko bafite abakunzi njye sinahaseruka
niriwe njyamye kandi nabikoze kwa makusudi cyane ariko ubu ngubu nabaye umubyeyi nsigaye numva abantu wiriwe uryamye niriwe njyamye baje kundeba abakobwa ndababwira ati mushake imyenda mwambara aho ngaho museruke musa neza ariko simpagera singenda kandi namubwiye ati nzaza yiriwe yiteguye ko ari buze umukunzi we kandi shaka byari bigezweho sinagenda rero ahita arakara kandi uwo munsi yari amamagaye ndamwitaba kugira gusa ngo dushwane birarangira nyine umwaka urarangira nta kibazo wari ufite habe na gito cyo kubona babaje umwana w'abandi se wapi n'Imana niyo mpfa ntabwo ari kubimbaza kubera iki wewe waza wanga rero kugenda ngo uje muri birthday yiwe kandi ari umukunzi wawe wapi ryari twakundanye kubwira ngo ndagukunda kugira ngo ndekure njye nari nzi ibyo ndimo wari mu gakino so naratashe ubu byarangiye gutyo arambwira ati sawa turekere aho ngaho untesheje umutwe bihagije I think so ni nk'ibyo bintu yambwiye stopping yarakaye rwose ntaho torakara yavuganye umujinya sindabumva bavugana ni nk'iyo nza kuba nk'iruhande rwe aba yarankubise urushigwi nuko byarangiye nyuma y'umwaka rero 2019 muri kwa kwezi kwa 10 namumenye mu kwa 10 twongera guhora nongera uvuga ngo mwari mutarahura visa vitena uretse ubwo mwahuye bwa mbere twigeze guhuraho sinamumenye arampamagara ndamusoza ariko sinamumenye iyo wagira ngo nirase ariko ntamumenye none wansubije ubwenge inyuma namaze gushika mu rugo nibuka ko ari we nje kumushaka nsanga yagiye uje kumushakira iki aho nyine nari nshaka kuja kumureba ukonfirme uwo munsi kuntu namubonye nkigera mu rugo maze kumwibuka numvishe najyana nkamusaba imbabazi kandi yari yitonze yari mwiza yarankuruye muri make ariko agukurura rundi ankurura rundi ntazi yankuruye rundi ntazi nahise nisubirishwa yo ku muhanda njya hahandi namubona kureba wa wundi nikamukosana nisikiye vibaye narababaye ni ukuri narababaye ariko wagarutse wamaze kwibuka ko ari we noneho yambajije twarawe yaransuza yanampamagaye n'izina ryanjye Joyce nari kumwe n'abarumuna banjye tuvuye guherekeza papa agiye mu kazi so tugarutse rero tuhashiye mbona arampamagaye ngo ngwino suhuze aka kandi yari happy ko kundi ubona umuntu ukishima ariko ngiye kumusuhuza sinamumenye atangira kumbaza abo bashuti nyine abo ngabo runaka yavuye mu Rwanda bimeze izo story nkahita numva ananichanganya simuzi none ari kumbaza guta abantu uwo se ninde kandi mbazi ariko simenye ko ari bari kuvuga nditahira ni nkawe yabonye ko nirase ambabarire ariko yarambabarire ngeze kubabarira niba atarakubabarira ntakibazo aezi kosa nali kubeba urumva ko yaba atarambabarira ntabwo byakunda noneho ugeze mu rugo wibuka gute ko ari we rero nibutse ko ari we bitewe n'ibintu yambajije abakobwa n'indi muhungu twaba tuziranye ariko noneho nza guhuza ndibuka ni we sinshaka kumuvuga mu izina nzamutsinda rero nasubiyeyo kumureba ndamubura numva birambabaje ariko nanone mpita nta binamvamo nyuma y'igihe wa mwaka nyine urangiye wa mukobwa w'umuhiga ni Demaye araza mu rugo nk'ibisanzwe urumva ntabwo ubushuti bwacu bwahagaze araza nk'ibisanzwe hari mu mugoroba arambwira ngo Joy sinzi ukuntu twakomeje kuvugana abamukozeho ndibuka
nibuka umutipe umwe nini mukoze yishima kandi icyo gihe nari maze gukura ntangiye no kumenya nyine ibintu bya gikristo neza nyine nkora nabatijwe numva nyine nasaba umuntu imbabazi niho ndamubwira ati wa muntu uzanzane nimero ze muhamagare musaba imbabazi uwo mwana wagira ngo yari yatuma kandi papa Jemima nza mbona ari mushiki we bahuza agomba kuzaza amusohokana akamugura nk'akantu ko nta katagize wagira ngo yari yatumwa ahubwo sinanamubaza neza ko atari yatumwa atari kuri misi bwarakeye ndi gukoropa saa moya sinzi ko zari zageze ngeze gutya ku muryango numvishe umuntu ankoraho ngo Jo ngo bite kandi n'umwana bitonda ni byiza ngo nani nkuzane za nimero zande za Alex sawa sanga ni yayindi agikoresha kugeza n'uyu munsi aracyayikora nzamubaza aho yayikuye izindi zarafunze wari warayisibye nari narayisibye njyewe ubundi iyo nshaka kukwikura mu nda kubroka narangiza nkagusiba mu buryo utazanshaka ngo umure nanjye ntazagushaka nkubona nuko ayikuzanire ayinzaniye mpita numva nyine ndashaka kumuhamagara nkamusaba imbabazi naramuhamagaye hayifashe niba ari umukiriya niba ari umukorege bakorana arambwira ngo ntawe uhari sawa naze umubwire ko namushakaga mubwire ko ari nde mubwire ko ari Joyce nawe ahageze arampamagara yamenye ko ari wewe ntabwo yari niba ari ukunyirengagiza nyine nawe yari ashaka ngo acishemo imiyaga sinzi ariko ntabwo yarigirishije kuko yarampamagaye arambaza ngo nta nubwo yampamagaye ni njye wongeye kumuhamagara undi munsi kandi nongeye kumuhamagara hari nijoro ndamuhamagara arambwira ndamuha halo akivuga halo ngipfa kumva halo y'ijwi rye nilisikia poa ulisikia poa ariko wari warakumva oya ni ukuri kw'Imana sinanamwibukaga icyo gihe wamwiriyeho ugasigara uregreta ko wamubonye ntabwo nigeze ndegreta ndakundira guseka cyane ntabwo nigeze ndegreta njye nahamagaye umuntu ugiye kumusaba imbabazi ariko na n'uyu munsi turabana byishimo turamuramukije cyane namusabye imbabazi ariko akivuga gutyo nahise numva iryo jwi rinkuruye nakunze ijwi rye ni ukuri nicyo kintu cya mbere nakunze kureba ijwi ryewe umubwira gute rero numvaga nk'isoni ukuntu ndi gusaba imbabazi ari nabwo bwa mbere ari we wamwiriyeho sinari mfite gusaba nta yindi si kuwananiye ingine yote yo kuvuga ngo wenda ngiye kumusaba imbabazi kugira ngo wenda twongere dusubirane oya nari ngiye kumusaba imbabazi kugira ngo numve merewe neza bitewe n'uko nari nabyiwe nk'umwana wabatijwe muri prime noneho nkimuhamagara twaravuganye arambwira ngo ntago anyibuka yarambwiye ngo Joyce wuhenda mubwiye ngo sinakwibukaga ngo kandi nta ngo si akwana tarajia simu yangu ndamubwira ati nyine cyo naguhamagariye nuko nashakaga kugusaba imbabazi naragukosheye kandi mimi niliona tu nikani utoto sikumwambia ni utoto but niliomba tu msamaha arangije arambabarira ariko ambabarira yishimye cyane uwo munsi yarishimye sinari mpara ariko bambwiye amakuru yarishimye yumva nk'aho Imana imusubije kuko ikintu kintangaza ntabwo yigeze asiba ya foto nimero yampamagara haganshakaho ntiyigeze azisiba amakuru yanjye yarayamenyaga buri munsi bakobwa yagaza baza aracyabaho ntarakunda ni muzima ariga bimeze bite bakamubwira nimwifotozaga urumva ngiye twarifotozaga n'abandi bisanzwe bo bakohereza bakamutumira nawe agakomeza akarera ifoto
aho ya turangije twagize igihe cy'ibyumweru 2 numvishe mukunze cyane wewe Ii. muvugana cyangwa tuvugana urumva yarambabariye ariko communication itangira arishima rero noneho atangira kuzampamagara mu gitondo wabyutse ute breakfast lunch supper kandi uyu mukobwa iyo batangiye kumubwira ibintu nk'ibyo wagiye byarangiye nyine nawe ukamubaza noneho atampamagara nkumva nta mahoro mfite nkumva uzi icyo gihe ikintu nakoze nabwiye yanko umwe agati yanko imagine nimependa I swear ndibuka icyo kintu naragikoze ndabyibuka neza naragiye mwanko twarabanaga ariko nyine agira akageto kararamu ati yanko hari umuntu usigaye nkunda sigaye kunda byaramutunguye ukunda wowe Jesse ukunda ati hari umuntu nsigaye niyumvamo cyane yari surprise kandi yari inshuti yanjye cyane n'ubu ni inshuti yanjye aratangara ambwira ati gute ndamumwereka namugatuye umuhungu agiye kunsaza ya kandi yanko aranshigikira nyine yarampanuye nk'umubyeyi kandi nka musaza wanjye niko njye nari mufashe arambwira ariko nanone arambwira ati yego urukundo rubaho kuracyari muto gusa sinshobora kuvuga ko utakunda ni nawe wantezaga bigenze gaho nta na telefone wagiraga sikuwa na simu iyo time but ukwezi kumwe nari nyeguze bari bayinguriye nako bandi babangu wese umuhatira kukugurira simu kubera ko wabonye icyo uyikoresha wenda nawe yararebye abona nakuze yabonye ko ngeze igihe cyo kuyitunga so tuliendelea kuongea naye hivyo gusa byarangiye nkomeje kumwiyumvamo cyane nyuma y'ukwezi kumwe hafi 2 namusabye ko tubona ko sinamwibukaga wewe yenyine nese niyumva nese nshaka kubona umuntu mvugisha neza ufite ijwi ryiza ifoto ye narebaga nkumvaga sinayivaho byarangiye nyine tubonanye uramubwira ati nshaka ko tubonana hari mu gitondo alifurahi sana alikuwa surprised byari bitunguranye kuko nanjye byarantunguye ariko kuri ubu ngubu mbona mubonanye umubonye wabaye nka guti uri reactaje nikwambia aje nako ka feeling yani ukiona mtu gitondo kare na byose nka saa 10 ndafura noza ibyombo ndakoropa nkora akazi kanjye chap uwo munsi mama wanjye ntabwo yarahari niba yaragiye guherekeza abantu bari baje mu bukwe mu rugo so nahise ngenda ndamubwira ati ndashaka ko tubonana ndagenda turabonana yaragiye mu kazi yaje na moto ndamubona uwo munsi I think yari yavunitse cyangwa yararwaye kuguru sinzi yarari gucumbaga ariko sinitaye kuntu sinabonye kuntu yacumbagiye tiwanamubaza yarambwiye gusa nyine ngo hari agashoke yagize so naramubonye ndishima mbona ni mwiza mbona nyine agomba kuba ari wa muntu twavuganaga ndishima uwo munsi nanamubwiye ko mukunda wowe byaramutunguye cyane tiyaguhetse umuntu wari wagukunze iyo myaka yose se gute oya ni ukuri yarishimye kandi urumva umuhungu nk'umugabo ntabwo yagaragaza ko yakwishimiye cyane ariko yarishimye kandi noneho ari na wa mukobwa wari wamwiriyeho wanamwiriyeho none kandi ari na target yiwe nuko none se wewe urabona bwa mbere wabanje kumwiryaho kandi bikabije hanyuma na madarawo akubonye se yabonye wahindutse
icyo gihe nari maze kuba umukobwa muzima, nilikuwa nimejielewa, nimejua kweli mimi ni msichana kandi w'umunyamurenge, kandi abakobwa b'abanyamurenge hari ukuntu dutandukanye n'abandi. Yabonye nahindutse ukuntu ari nitonda, kandi noneho ikintu kigutangaza nawe nasanze yaritonze. Hari umuntu bahuye amubwira amakuru yanjye, amubwira abantu nkunda uko baba bameze, ahita yigirawe. Ahita yigirawe. Sasa akakuwa yule unataka. Akanipendeza sasa. Okay, reka dusimbuke tugere kuri ya story naza mvuga ni nayo nahereyeho aba bantu bose. Kone twarangiriza kuri. Ayaki tibikunda. Yari iryoshe cyane. Iraryoshe turayikomerezaho tena niyo dusorezaho. Nari nyikumbuye. Iyo wari uyikumbuye cyane ukuntu zinshimira. Karisaho. Zagatera Jemima. Zagatera Jemima nakuru. Urumva ari keza. Hari agahungu kanje karambwiye ejo ndi ngo papa, must tell your love story na your wife. Nanjye Jemima ngabwire ngo makuru yanje. None nawe uzagatera umukobwa wawe. Cyane. Nari mvuze ngo urumva ahantu story nahereyeho aba bacu bose bicaye bategereje abakunzi ba AFRIMEDIA. Bategereje kuko niyo nahereyeho ndavuga ngo babyandike nzayibabwira undi munsi. Umuntu wa trendinze muri 2020 kandi 2020 hari indirimbo ye atrendinga kubera urukundo. Murumva ko nibyo nibyo bampe like baguhe like rwose ndi urukundo bashiriho urukundo mugashireho ako thumbs up ako gatoki mukagire gutya mugakandeho kamere gutya. Ni umuntu wa trendinze muri 2020 kubera gukunda kandi noneho n'umuntu wo hanze apana uyu nguyu yamaze kutubwira. Ese harimo no hanze reka noneho hatubwire iyo nkuru twinjire muri ako gace. Umuntu warugeze aha ngaha ntukore back kubera ko aho niho handi haryoshe cyane. Iyo story ntayo nzi. Iyo story risawa cyane. Uwo muntu ntawe. Joyce, zagenze gute muri 2020 waravutswe kandi wenda sibanga utubwire zagenze gute kugira ngo uvugwe kuriya uratrendinga uravugwa everywhere ku muntu ukuzi. Nta muntu none utara kumenya ico gihe nyine ngo avuga ati uyu mwana koko agira amapenzi kandi twamaze kubyumva ko twiyumviye twenyine ko amapenzi banyite nyamapenzi none kabisa muri ahubwo title izaba ari nyamapenzi. Yego tunyuriremo kidogo. Nje ntago nzi ko navuzwe. Ntago nzi ko na trendinze, ntago nzi ko navuzwe. Tuzi ko wavuzwe. Uyu kwigiza nkana. Si ukwigiza nkana. Hari igihe abantu bavuga utabizi. Okay, nuko wenda nje numva story yawe yari yuko waruko ahantu ushakwa handi. Byagenze bite? Wakowa aho handi gute warukunduye? Hako sibyo bintu ntibibaho kuba umuntu yarakowa ahantu agashakwa handi. Sha biragoye. Bibaho yego. Kandi impamvu bibaho ntago ari ukubera ko abana b'abantu. Akenshi ni ukubera ko uba babanje gukobwa hano noneho hakitokeza mundi. Ariko ntuba washatswe. Uba wakowe. Ni inka tu. Zigasubirayo. Zifite amaguru. Sasa uniqueness ya story yako. Oya, hari ikintu abantu bataza basobanukiwe. Ikintu ca mbere ngiye gusobanura abantu bose uko ncumva kuri njye. Ibitekerezo byawe. Nimba nashatswe ahantu nari nko handi. Ntibyavuye kuri njye canga abana b'abantu twebwe abo bantu batatu bari mu ntuzi. Ahubwo ni Imana. Ni umugambi w'Imana. Peke yake. Yonyine. Iyo nakubali. Ndamutse nkubwiye ukuntu uyu munsi mbifata. Bitandukanye nuko abandi bantu kandi uyu munsi mbivuza hanga abantu bose bo byumva. Okay, bivuge nico gituma turi hano. Ni sawa. Aho ndi sawa. Reka nkubwire waruzi ko kwatura umwana w'umuntu afite kwatura ikintu kandi kikamubaho cyane mu buryo bwari bwo bwose rya jambo watuye rishobora gutekinga imyaka 10 ningahe ariko bigakunda Imana ikabisohora. Birashoboka rwose. Nimba ubyemera rero. Nabandi babyemera abakunzi ba AFRIMEDIA.
nzabibasobanurira Rwose. cyane pe. tubwire Nkuru kubera ko Joyce nico hano. kitwicaje hano maze utubwire ukuntu Reka mbabwire kuko ukuntu. reka wenda mvuge hano akantu gatandukanye kuri wewe. Urabona nimba iyo habanza uwo wundi akaba ari we mukundana noneho byishimo byawe akatokereza Ariko noneho uzi ikintu gihari. noneho iwe niwe wanabanje haje noneho undi wo aho ngaho niho tubwira ngo dusobanukirwe kandi wenda hari udukurikiye nawe bibaho cyangwa byaraye bibayeho cyangwa Bibaho bizabaho. cyane. Ushobora gukurikira iki kiganiro kikazamubera isomo rituma nawe ujasiri uhavugana hari ukuntu Ndayigira. Okay, reka nkubwire. yego tunyuriremo kidogo kugira ngo udukurikiye uri kumva tubivuga at least asobanukirwe n'icyo tuba tuvugaho. Sawa ntacyo bitwaye ariko ndaza kuhagera. Aho ndaza kuhagera kuri abo bantu bombi nanjye. Yego. Ariko ndatangirira ku ijambo kwatura. Hari ukuntu watura ijambo uvuze cyangwa ijambo niyo ryaba ari bibwiye umuntu hari igihe rimukurikirana. So tujye tubahange kandi nihange harya maso maso tubwire n'amagambo tuvuga. Ni ukuri pe. Ducuzi. Niwe yaturiraho ibyiza bizakubaho. Ibyiza byose uziyaturiraho mbwira abakunzi ba AFRIMEDIA bizakubaho kandi nk'uko wabisabye uko ni ukuri. Ibyo uzavuga bimwe byinshi bikubaho. Niyo mpamvu akenshi nkunze kubwira ababyeyi bagenzi banjye hari igihe uba ubwira umwana ngo wagipfuye ngo ntacyo uzimarira ugasanga umwana nyine birangiye ntacyo yimariye kandi wowe nk'umubyeyi ntuzi utekereza ngo wibuke ngo ese mwana mutreatinga gute mufata gute n'aya magambo meza mubwira. Ariko iyo ubwira umwana wawe ngo uri mwiza uzakomera urakomeye ukamwigisha ibintu byiza ukaza umwaturaho amagambo meza bimubaho. Reka mbere ku kintu ubu ngubu ukuntu nsigaye mfata story yanjye. Tubwira uhereye ku cyo wiyaturiyeho gitumye utubwirira ijambo. Icyo niyaturiyeho reka nkivuge nyuma cyangwa ntacyo reka nkivuge ubu nyine. Wenda biraza kuba ibindi ariko uko umuntu abifata njyewe nzama kiva ku mutima wanjye uko nshumva uko umuntu agifata sinza mbyitaho kuko abantu bose ntabwo twabashimisha. Ntwitinda y'umwana wanjye namenye ko ntabwo byoroshe kubyara gutwita amezi 9 agashira ukabyara umwana muzima akabaho ukabyara umwana wifuzaga kubyara umwana muzima ntabwo byoroshe. Kuva umunsi namenye ko ntwite umwana wanjye Jemima natangiye kumwaturaho amagambo meza. Natangiye kumusengera kugeza n'uyu munsi ndacyafata umwanya nkicara nkamusengera asinziriye mu gitanda kandi kugeza n'uyu munsi nishimira ibyo nakoze kuko mbona ariko bimeze. Namutwitiye muri situation itari nziza ahantu hagoye habi ndi mu maso ntezwa amaso n'abantu benshi ndavuga ngo ni mabi ni nk'uko twavuga ngo ni nka Daniel mu bwobo bw'intare. Intare ntizari zisamiye kumumira nanjye uko niko byari bimeze simbisubira ariko nuko byari bimeze. Nari impanzwe amaso na benshi kandi ababi n'abeza rero abanyifurizaga ibibi bari benshi. So icyo gihe namenye ko umwana wanjye ntwite ngomba kumubyara mbishizemo amasengesho no kwatura amagambo meza akunda nari ntwite. Nahereye aho ngaho ntangira gusenga Imana nabimenye mfite ukwezi kumwe ntwite. Senga Imana ndayibwira ngo wampaye uyu mugisha kandi nari ndi kuyisaba ngo impe gutwita. Numvaga umwana wanjye azaba amahoro yanjye kandi yarayabaye ni nayo mpamvu namwise amahoro. So nabwiraga Imana ngo uyu mugisha ugomba kubaho agomba kuzavuka akavuka mu nzira nziza. Nari muto byari bushoboke cyane ko nshobora kubyara mbazwe cyangwa nkanapfa ariko nabwiye Imana ngo nzabyara neza nzabyara umwana muzima utari ikimuga ugenda uvuga utari ikimemo utari igipfamatwi. Niyo munsi mbishimira Imana ko hari kandi ari muzima uko nayisabye niko yampaye. Ikindi kintu mvuga ucyumva nabi biramureba
ucumva neza kimufasha. oya ni inama barafashwa. Ni inama, ntabwo ndi kubivuga nabi. Barumva neza rwose, abakunzi ba AFRIMEDIA tuza twumva neza. Nta munsi kandi abantu ntibanyumve nabi, nta munsi nigeze nicara ngo sengera umugabo. Nashatswe nkiri muto, imyaka 18. Nta munsi nigeze nicara ngo nsengera umugabo. Kwa kundi abakobwa usanga bamwe bari gusengera abagabo, kandi simvuze nabi, ntihagire unyumva nabi. Sinzi niba ubwo ntari nagira ibyo bitekerezo cyangwa nabonaga wenda sinzi. Hari igihe twigeze kujana gusenga nyine nkumva hari igihe abakobwa bavuze ngo tuje gusengera abagabo, ngaseka cyane. N'undi mukobwa umwe nawe yarashatswe ejo bundi, tugaseka nyine tukumva ari nk'ibintu bitangaje. Ntabwo twari twakagera muri urwo rwego kuje gusengera. Mumbabarire guys, urumva. Kandi n'ukuri hari ababuze kandi bababaye, ariko ntabwo mvuze kugira ngo mbababaze cyane. Oya ariko kuravuga ibyawe nta kibazo, kandi niko wanganaga. Ariko buri munsi iyo najaga ku ishuri nanavuyeyo, hari ahantu nagiraga ku gatoki kamwe, nimushaka mwandike nzaja kubabereka. Ni ukuri kw'Imana. Nagiraga aho hantu nkabwira Imana ngo Mana umfashe, iyo nabaga ngiye ku ishuri naba ngufashe ntibankubite. Icyo ni cyane. Umfashe simure n'umwarimu wansindiye ngo nkubite, nta makosa nagiraga. Nta simure n'ibibazo nyine ku ishuri cyinshike amahoro, ibintu byose numve sobanukirwe mambo kahiyo. Nkagenda ku ishuri, ariko navayo nagera kuri ka gatoki naje ku burya memory zigaruka gahoro gahoro. Nahagera nkumva ijwi, kandi ni nk'ijwi kuko ni ikintu cyanzagamo ntagambereye. Ndagushimiye ko mvuye ku ishuri amahoro, ndagushimiye umfashe tugere mu rugo amahoro, dusanga abantu bose mu rugo ari amahoro mambo kahiyo. Then kabwira Imana ati Mana nindangiza ishuri nyine nkayibwira ibyifuzo byanjye, ariko nagera ku mugabo niyo handi hapfukamye ngo nsengere umugabo ngire gute, ariko naturaga umugabo Imana izama aho kuri ako gato nimba karakuze karagaje. Nkabwira ati wa Mana uzampa umugabo umeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, niwe Imana yampaye kandi ndayishimiye. Amen. Ko hari igihe nicara ngatekereza ese ubwo nari mukuye koko, nari nkwiye umugabo umeze gutya. Ugati hoya kubw'amaso y'abana b'abantu nanjye ubwanjye n'amafuti yanjye ntibyari gukunda, ariko kubera nkibuka ko hari isengesho hari igihe so Mungu ujibu maombi. Mungu akajibu. Rero ahantu nari ndi kuvuga, yego, impamvu mvuga ngo story yanjye nyifata different n'abandi bantu, no kubera ko umugabo wanjye cyangwa se umuryango kwa data bukwe bigeze kugira igihe cyo kunsengera batazi ko mbaho. Ntiwo bisobanukirwa gute? Bigeze gufata igihe c'icumweru nimba atari 2 baraza kunyibutsa cyo gusengera njyewe, batazi ko mbaho, batazi ko nzavuka. Ariko uyu munsi ejo bundi njyaje mima nibwo babyibutse, baravuga ngo muzi ko Joyce twigeze kumusengera. Gute? Unatuchanganya. Ntabwo rero story ryohera abantu bakomeze baza kubabwira aho baje bakazabisangaho byose ukuntu byagenze gute. Ni kwatura rya jambo kwatura, ahubwo bazamenya unatuchanganye kutambia baragusengera bagusengera bazoguha umwanya bishop abyumva bazamenya nko mu cyumweru. Uwo munsi ruguru mu Minembwe narahageze rimwe, haba ikibuga cy'umupira. Umugabo wanjye ari umukinnyi w'umupira. Iwabo hafi bari abahungu 3 bakurikirana ab'inshuti cyane, bose bari abakinnyi b'umupira. Ubwo niba bakuru be 2 nawe, ariko akaba ari we ukina cyane, akaba ari ukina cyane. Noneho uwo munsi bari mu kibuga ari gukina, urumva abandi basaga nk'ari nk'abafana, ariko umwe yari coach. Then babona papa wanjye. Papa wanjye amaze gusaza, ariko kera yari mwiza, cyakoze ni mwiza. Noneho hari ukuntu yambaraga, kandi yari Nigeria mukuntu. Wari wabona umuntu usa kuriya? Jewe ndamuzi. Ibaze no kwitwa umwana we bintera fiere, sinabikubwiye. Nkunda papa cyane kandi arabizi. So ico gihe
barangiza papa hari ukuntu yambaraga imyenda y'ibibobo ukuntu nimba ibibobo babyumva sinzi yego barabyumva bibaze nk'aba Nigeria hari inkoni yagiraga nziza nzanyikumbura noneho hari ukuntu yagendaga ukuntu nyine ubona ni muremure munini mwiza uramuzi wowe n'abandi bose barashobora kumumenya so ico gihe mukuru wabo mukuru aramubona ahita akurura bene nyina ati muze hano amukura mu mupira mu kibuga hagati ari gukina aramubwira ati muze hano mbabwire baraza arababwira ati ngo baryama hasi niko bazabambwira ngo baryama mu byatsi ngo baramwitega ngo baravuga ngo muri kureba uriya mugabo uri koza yaraje ku kabumbu nk'ibisanzwe baravuga ati turi kumubona muri kumureba mu mwitegereze gusa nimara ndababwira nyuma iwe yari yarashatse baramureba noneho ngo bakaza bavuga ni mwiza uriya ni umunyamurenge se bamwe bamubaza kandi ubwo n'umugabo wanjye arimo asa n'abasomali ni umunyamurenge ni umunyamurenge ko ari mwiza cyane cyangwa ni Monique nyine baratangara Monique ni ingabo zo muri UN Monesco bava muri Pakistan baramureba baratangara ngo arababwira mukuru wabo ngo arababwira ngo narashatse ngewe mfite n'abana mwebwe barumuna banjye mbaga mushete mupingi umuntu uzashaka umukobwa wiwe nzamuhinga gutyo nyine none se ubu se batangiraga kwibaza ubu se ni umugabo ni umuhungu agira itoto ni umuhungu ni umugabo afite umwana w'umukobwa se bimeze gute uramuzi simuzi ariko namwe mushake uko muzabigenza muzakunde mushake umukobwa we none se tuzabimenya gute ko basi ari n'umugabo ni ntumuzi arababwira ati uwo shaka umukobwa we niko bazabambwira bari guseka ngo washaka umukobwa we ngo yabyara abana b'ibitanga nyine urumva ni ibya ruguru noneho barapinga barataha mu rugo ariko bibanga mu nda pe niyo mpamvu navuga ngo ikintu ngo bombi baravuga ngo nzamushaka undi ngo nzamushaka urumva nanone uko kera baba batuye so barataha bageze mu rugo baganira na papa wabo na mama wabo barababwira ati twabonye umuntu utangaje uyu munsi nabonye umuntu utangaje bagira ababyeyi bakunda kumva ibintu by'abana babo n'ababyeyi bashigikira abana babo niko nabyita ndabashimiye ndabakunda cyane barababwira ati twabonye umugabo niba ari umugabo niba ari umuhungu twacanganye ikiwe bababwiye ukuntu yari ameze data bukwe tiyo ndamuzi muri kuvuga Binyamini ni umuhungu w'abazigaba ni umuhungu wa runaka atuye ahangaha ni umugabo arubatse afite abana wenda simbaza umubare wabo kandi sinzi niba n'abakobwa cyangwa abahungu ariko nzi ko yubatse kandi afite abana ngo bagire icumweru mwabo bari gusenga kandi ntibambeshe basenga bakamuvuga bagasenga bakavuga ngo mudusengere tuzashaka umukobwa w'uriya mugabo umwe muri twe azamushake so ikintu bafashe igihe cyo gusenga numva ko kitoroje barasenze nk'ibisanzwe basenga bakavuga ati mana uhaze ibyifuzo by'aba bana urumva nuko ngahe dukorere kuri 2020 tugaruke kuri aka gakuru kubera ko abantu bagategereje hari abantu baciye hano kugira ngo gakore baze gukumva banyishuri azi kuvuga amakuru icoco niba ari ikintu yihariyeho namaze kubona ndi umunyamurenge uzi kuvuga amakuru baragutegereje koko imyaka yose ndi umunyamurenge nuko byagenze gute rero ngaho dukorereho byagenze gute uriya wo hanze yinjiriyemwo he ese uwe wo hanze wari wagukoye ukuntu yinjiyemo nawe yaje aje gushaka nk'abandi siko bigenda se ariko yararuzinze
gusa nyine sindi Yihangane. kumubyina ku mubyimba n'ubundi Paul, yego. ntibikibaho nta pole ntibikibaho Ntibi- byararangiye ni umugabo ubu ngubu bose ufite umugore we n'abana be nashatse mubyara wanjye mwiza cyane cyane niwe birenze wari uwiwe. niwe wari uwiwe aho tumvaga ko bivuze Ni neza uko rwose. iyi yahuye na nimero yiwe tubwire Joyce, Ntaco nkubwira tubwire mbaza. abantu ba AFRIMEDIA wishaka ngo nkubaze nimumbaze amakuru. mwandike muri Sawa, comment reka nje mbabarize, ndi hano kugira ngo mbabarize ariko ntimuntera amabuye ubushize mwaravuze ngo ndi kubavangira mu kiganiro ngo nabajije cyane imba ndi kubabariza murabona abantu baba bangoye. data muyamuteye Byagenze gutereye ni ukuvuga ngo nje menya amakuru nuko byatrendinze ngo wabombotse ubombokeye ku muhungu wari ukowe ku wundi biba nkasaga nyine mukuntu. ubwo si ibyo ngibyo nabisobanura gute ko bigoye Oya, bisanzwe nyine byaranashize ariko ni story iri muri mu mateka yawe irimwo yanditse. yayirimo kandi irahari uretse ko twabaye tuyishize mu kabati turafunga ni umuhungu wateretse kimwe n'abandi turakundana gusa kuri njye ndashobora kuvuga ko bitari cyane ntabwo byari cyane ntabwo byari tayiti mapenzi tayiti kama kifuniko ya gasi tuba muri Kenya muratwihanganira ntabwo byari tayiti kandi sinashobora no kuvuga hari n'abakundana hari n'abashakana bataranakundanye si bibaho kandi bakabana ariko nyine sinari uwiwe ariko mwarakundanye twarakundanye twaravuganaga ndanamusuhuje ni umuntu mwiza umupapa mwiza dore ko yabaye umupapa w'inshuti yanjye cyane tuza tuvugana n'inshuti yanjye aho byagenze gute rero yewe ko kugenda gute niko ntari kumenya ukuntu oya ni ukutubwira ukuntu byagenze nikundira mushene murabizi abantu bo kuri AFRIMEDIA turahita turangiza nona nico dusorezaho rwose ni iyi nkuru dusorezaho atubwiye indi tuzayikomeza ari kumwe n'umugabo muzabanze mw'ishuri nkunda ifaranga ndi umukikuyu bazabanze bishira kugira ngo muzane ni ukubukinga mumutumire ka soda kugira ngo azoze babanze ba booking okay umuhungu wo hanze yaje asangaho papa Jimmy ariko baziye nko mu gihe kimwe umwe yaje mu kwezi kwa 10 uyu nguyu tubana undi aza mu kwa 11 kuri kurangira by that 20th uko njye sinza nibagirwa bibaye challenge kandi azi wari hanze azari hanze undi nawe ari hano turi kumwe ndashobora kuvuga gutera gukunda abantu babiri hajya ntibigora biragora biraruhishe njye nakunze abantu babiri icari mungurire oya gukunda abantu babiri hajya ni gute ntago nakunze abantu babiri nakundanye n'abantu babiri wakundanye n'abantu babiri ariko bose utabakunda cyo kimwe sinari mbakunda cyo kimwe uroroheje nari mfite uwo nkunze cyane n'undi nyine ntabwo byari cyane oya simvuze ko ari wape ibyo ni wowe ubishizemo uwo hanze gaba afite ifaranga none se turabitsinda n'uwo hano arazifite okay hanze bwaho meaning uwo hano uzifite aba ari umukiri uwo hano ariko kumva ko ari hanze nuko ni ifaranga ni nkayo meaning hari abariyo bakubiswe kandi ngo benshi baranyica noneho ariko ntaco ni ukuri hari ababoye batazigira none se nk'abo baza bafunga bakajana mu magereza abandi bakabacokora bo hanze si bibaho ndi so tubyumva ntituragerayo ariko tuba tubyumva tibakabakanga bo hanze nabo tumeze kimwe kandi naho ntaco baturusha siko rata ariko ukuntu byagenze ni uko nyine baje ari babiri mu gihe kimwe kandi hakabaho umwe nari nkunze cyane njye Joyce ubwanjye ari nawe tubana akaba undi ndi kubura ukuntu ndi bumudescribing nawe nari mukunze ariko
ntago navuga ko atari afite amanota menshi cyane nk'uyu wari ariko byose nanone nkeka ko ari uko uyu nguyu twari kumwe uyu nguyu twari kumwe ni umuntu nabonaga ni umuntu wavugaga nkumva mureba ni umuntu twari kumwe ikintu kiri touchable n'ikiri untouchable ni ibintu bibiri bitandukanye so nuko nabisobanura hanyuma bigera gukwa gute uriya wo hanze kugera ubwaza gukwa we uyu nguyu atarakwa kandi ari we wa mbere umara uranemera kandi ukunda uyu wa hano cyane kuruta uwo wundi iyo ko ari indi story kandi wenda yego komana jibu tu swali uwo hanze urumva niba navuga ko ako sinshobora kuvuga ko nanone yatanze uburiye ndashobora kuvuga ko wari uwemewe gutyo gusa kandi ntumbaze ngo byagenze gute uwemewe gutanga inka cyangwa uwemewe gukundwa ni gute uwemewe kwakirwa kandi ntumbaze sinkubaze nabyo twese twumvishe umwe yaje mbere ndabasobanuriye umwe yaje mbere ntiyakirwa undi aza nyuma aremera ibyo ni wowe bivuze ni wowe bivuze guys ni wowe bivuze nta kibazo we dukomereze wowe nta kibazo ni uko byagenze birangira nyine imana nayo ishizemo ukuboko kwayo inashaka no gusubiza amasezerano yayo nako kuzuza amasezerano yayo ubu nyine yari yarasezeranije ko nzamubera umugore arantwara hari ibindi birenze byagenze gute wamashije gute kugira ngo uvuge ngo uyu yemewe ibintu byabaye none wamashije gute kugira ngo uje kuri uyu nguyu kandi iwe atari yemewe ibyo bibazo biraza kugorana gusubiza biroroshye njewe kuri njewe nakurikiye urukundo rwanjye n'umutima wanjye aho wanduzaga n'imyumvire yanjye n'uko niyumvaga seto n'igifaransa ndakivuze none ntacyo narindi nuko byagenze ariko nanone njye nababwiye ko ari rya jambo kwatura nanone kandi imana yari ibirimo just like that ubu uravuze ati njewe nkagenda cyane kuko warabombotse biratrendinga bomboka se gusa narabombotse biratrendinga birasakuza bibi gusakuza byasakujemo niko nazi kuko gusakuza mvuga nuko umwana ukiri muto urumva ntitubwiye wari ugifite 18 ntabwo nari muto 18 umuntu aba yemerewe muri kino gihe basike bagenda bafite 25 abo baba 20 ngiye kuvuga nabi 22 ngiye kuvuga nabi ngiye kuvuga ngo barajinze ariko ntibajinze kila mtu na style yake hari umwana uretse kumbwira ngo sipanguye sipanguye reka twigarukire hano umwanzuro wo gufata ngo reka ngende ari naho dusorezaho tuzakomeza ino story kubera ko amasaha arasa nkaho aturangiranye sibyo uyu mwanzuro wawufashe gute wawufashe mu buhe buryo kuko uragoye sinzi nimba ko sindabomboka simbiza ariko tubwire uragoye ariko kandi ikintu already wamaze kwisetingamo ko coroshe kandi ugishoboye kandi ushaka kugikora bitewe nuko uri gukurikira wenda ngenda avuga umutima wanjye byaranyoroheye nahisemo gushakwa nyishingira bitari byiza ku ruhande rumwe ariko kandi ku ruhande rwanjye numvaga ari byo byari bikwiriye muri ico gihe sawa reka dusoreze hano nihe nama waha abantu badukurikiye hano kuri AFRIMEDIA hanyuma tubahe bye bye umwanya tumaze si mutoya bazumva part 2 ndayiha abamama bagenzi banjye abakobwa aho navuye cyangwa abo wumva ukeneye wayigenera iri mu mutima wawe reka nyihe abakobwa siko kuko niho mvuye hari ikintu nibutse niho wavuye kandi hari hagoye hari hagoye cyane ariko umukobwa wese ushobora kuba uri muri ibyo bihe n'ibihe biba bigoye kandi bitoroshe bibabaje bikomeyemo ukuntu wenda banyegereye nabafungukira behind camera hari abatokubona bari kure ijisho rinini hari abatokubona bari kure batokugeraho
reka mbabwire ngo icambere nemeye nuko urukundo rwa nyarwo rurivugira kandi iyo rwivugiye aho gwerekeza wumva icyo uzumva umutima wawe ushaka, icyo uzumva umutima wawe uri kubwira ngo kora iki, nibwo uzanyurwa, nibwo uzishima, nibwo uzamererwa neza, aho ugenda cyangwa aho ubonera umunezero wawe, umuntu wumva cyangwa ubona cyangwa uba uri kumwe nawe ukumva n'uyu ndishimye meze neza, wahava ukumva uvuye ahantu uzaguma wenda nawe yazakubera ibyishimo byawe. urakoze cyane, reka ngushimire kandi ngushimire cyane. Uyu mudamu afite YouTube channel, reka ababwire wenyine, ababwire ahantu muzomusanga, azatanga inama nyinshi izirenze izi ngizi muzazumva ngaho nabarangire kugira ngo mumushigikire mumusapotinge. Izi nama mukomeze muzumve, hari byinshi hayanga kuvuga hano kubera umwanya afite, ariko azabibaha. Murakoze cyane AFRIMEDIA TV, abantu badukurikiye uyu munsi wa none. Njyewe nitwa Joyce, mfite YouTube channel, nsangiye na mugenzi wanjye, inshuti yanjye magara, yitwa Zahabu. So iyo YouTube channel yitwa Zahabu and Joyce TV show, mumbabare nkunze kumwita Zaza. Yitwa Zahabu and Joyce TV show, muyikurikirane, muyirebe, muyikunde, mudukunde mudukunde, tubabikiye byinshi kandi byiza bizabafasha kandi bizabanezeza. Muzenguruke ubu dusoreje muhite muri hariya hirya mukande subscribe, mubashigikire, mubakunde, byose musharinge, mukomentinge, ibyo mubona tutakoze neza mutubwire uko twabihindura, nitubona bishoboka tuzabihindura, nitubona bidakunda nanone tuzababwira. Dukeneye inshuti nyinshi kandi inshuti zo gufashanya nazo mu buzima. Kandi tubabikiye byinshi n'ukuri, ukunciye hejuru nimukunda iyi story mwama mwandika aho ngaho ubu nyine maze murebe muzishima. Dukeneye abantu badutaramira tukumva niyo n'abandi njyenyine nkaba mfite abantu nzi ko bari kumbwira ngo urihe. Ndabashimiye cyane abakunzi ba AFRIMEDIA kubana natwe, kudushigikira, gukunda ibyo dukora. N'abangaba tuba twakiriye bagiye batandukanye bafite ibyo bakora, n'ubundi nabo ni inshuti zacu, mubakunde, mubashigikire kugira ngo nabo bazamuke, bakomeze batere imbere, twese dukomeze tuzamurane. N'umugisha kubagira, n'umugisha. Sinzohwema kubashimira mbisubiyemwo, kandi ndabashimiye by'umwihariko. Shimira nawe Joyce twabanye muri iki kiganiro ciza. Nimugikunda azagaruka, nimugikunda mwandike muri comment, ubundi tuzumve ari kumwe na byishimo wiwe. Na byishimo turamuramukije, watsindiye umugore uri sawa cyane, wabonye kera habaga intasho zo kuri radio, turagutahije rwose. Turakuramukije rwose, kandi muvumilivu hula mbivu, wariye ibihiye kubera ko wihanganye. Rero turabashimiye kubana natwe, ibyacu nakagaruka kuri AFRIMEDIA, kuri Zahabu and Joyce TV show. Ariko Zaza and Joyce niko sawa cyane, niko keza cyane. Mugende muhindure mukite, bashake kuri Zahabu, murebe Zaza and Joyce, mubashigikire. Mubashigikire, ubundi ibintu bizamera neza.